izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bakristo bavandimwe, turakomeza kuzirikana ijambo ry'Imana, none tukaba tugeze ku cyumweru cya 23 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia. Turazirikana amasomo matagatifu aduhamagarira guhinduka no kugira bagenzi bacu inama, guhanana bya kibandimwe. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 33 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Isomo rya kabiri turisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 13 umurongo wa 8 kugera ku wa 10, naho ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 18 umurongo wa 15 kugera ku wa 20. Turibanda ku isomo rya mbere n'ivanjiri. Reka dutege amatwi isomo rya mbere ridufasha no kumva ivanjiri. Nawe rero mwana w'umuntu, nagushyiriye kuburira umuryango wa Isiraheli. Igihe uzaba wumvise ijambo rivuye mu kanwa kanjye, ujye ubaburira mu kigwi cyanjye. Ndamutse mbwiye umugome nti Wamugome we ugiye gupfa, naho wowe ntumuburire ngo ahindure imyifatire ye, uwo mugome azapfa azize ikosa rye, kandi ni wowe nzaryoza amaraso ye. Ariko nuramuka umuburiye ntazibukire imyifatire ye mibi ngo ahinduke, uwo mugome azapfa azize icyaha cye, naho wowe uzaba ukijije ubugingo bwawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe, ndagira ngo tuzirikane ubutumwa bw'umuhanuzi. Umuhanuzi ushyirirwaho kuburira, kugira inama ndetse no gucyaha abashaka kugendera kure yo gushaka kw'Imana. Umuhanuzi ntabwo avuga yitumirije, ahubwo avuga iby'Imana imuha kuvuga, akavuga mu izina ry'Imana. Niyo mpamvu umuhanuzi ahagarara mu kigwi cy'Imana. Nk'uko Uhoraho abitubwiye abwiye umugome ko agiye gupfa, umugome ntiyisubireho, azapfa azize ikosa rye. Ariko kandi umuhanuzi utazamuburira nawe niyo Imana izaryoza amaraso ye, kuko atagize ubutwari bwo kumuburira kandi yarumvise Imana ibivuga. Umuburiye ntiyisubireho yapfa azize icyaha cye, ariko umuhanuzi akaba akijije ubugingo bwe. Umuhanuzi byanze bikunze afite ubutumwa bwo kuburira atagize ubwoba, kubera ko atabikoze yaba arimo yikururira uburakari bw'Imana. Ku bwa batisimu twahawe, dusangiye ubusaseridoti, dusangiye ubuhanuzi ndetse n'ubwami. Nubwo hari ubuhanuzi nakita bwa kiyobozi buhabwa abasaseridoti, ariko buri mukristu nk'uko Yesu yavuze mu ivanjiri asabwa kwegera mugenzi we kugira ngo amuburire, kugira ngo amugire inama. Kuri uyu munsi no muri ibi bihe turimo, abantu ntibakigira ubutwari bwo kuburira abandi, ntibagitanga inama. Impamvu bitera nuko rimwe na rimwe umuntu mugira inama agatangira ngo reka kunyinjira mu buzima, menya ibyawe, kugeza naho haza amadini yiyitirira ngo menya ibyawe, amadini yiyitirira abera, bashatse kuvuga ko ntawe ugomba kwinjira mu mubano we n'Imana. Nyamara kandi Imana ishyiraho abahanuzi kugira ngo bafashe umuryango w'Imana. Ababyeyi ntibagicyaha abana. Kurera umwana ukamurebera akora ikibi, iyo akuze bikamugiraho ingaruka, mubyeyi umenye ko Imana izabikubaza nk'uko
ibibaza abahanuzi. Nk'uko twabyumvise mu isomo rya kabiri, hari abantu bica amategeko y'Imana turebera tugaceceka. Hari abantu barenga ku mabwiriza duhabwa n'Imana n'abayobozi ba Kiliziya cyangwa mu nzego bwite za leta, bakayica turebera. Pawulo Mutagatifu yagarutse ku mategeko, ku byaha by'ubusambanyi, ubwicanyi, ubusambo, kurarikira ikibi. Ibi byaha byose birakorwa tukabibona, tukaruca tukarumira, ntitugire n'ubutwari bwo kuburira abishora muri izi ngeso mbi. Gucyaha ntibikoranwe urukundo. Yezu yadusabye guhanana bya kivandimwe. Niba umuvandimwe ari mu ikosa yacumuye, musange, natakumva umutore undi muntu umwe cyangwa babiri, natabumva ushake ikoraniro, niyanga kubumva aba babereye umunyamahanga n'umusoresha, nk'uko Yezu abivuga mu Ivanjiri. Zaburi yagize ati, uyu munsi ntitugundirize umutima wacu, ahubwo dutege amatwi ijwi ry'Uhoraho. Bavandimwe, kugirwa inama ntiwumve ni ubupagani bukomeye. Muribuka wa mugabo wahetse impyisi, akajya ahura n'abantu bakamubwira ngo iyo mpyisi irakurya. Noneho akabaza impyisi ati, ko abantu bavuze ngo urandya nibyo? Impyisi iramusubiza ati, ujye utinya icyo abagabo babiri bavuze. Bageze imbere, impyisi iherako iramutapfuna. Iyo umuntu akugiriye inama ntabwo aba akwanga, aba agira ngo agusubize mu nzira nziza, ubashe kuba koko umuntu ufatika, uvemo umuntu w'umugabo, umuntu wumvira Imana ndetse n'abantu. Uyu munsi rero Imana nta kindi dusaba, Imana iradusaba kudatinya, ahubwo tugahanana bya kivandimwe, tukaburira bagenzi bacu nubwo baba abadukuriye, tukabacyaha, tukabagira inama nziza, inama zirengera ubuzima bwabo, inama zikiza ubugingo bwabo. Yezu mu Ivanjiri ati, ndababwira ukuri, ibyo muzaba mwaboshye munsi bizabohwa no mu ijuru, n'ibyo muzaba mwabohoye munsi bizabohorwa no mu ijuru. Byongeye kandi ndababwira ukuri, niba babiri muri mwe bansaba bagize muri mwe ku isi, bashyize hamwe ngo bagire icyo bansaba, bazagihabwa na Data uri mu ijuru. Koko iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe mu izina ryanjye, mba ndaho hagati yabo. Bavandimwe, aho kubohwa dusabe kubohorwa n'ijambo ry'Imana, tubohorwe n'amasakaramentu duhabwa n'ab'Imana yaduhaye ngo badufashe mu mubano wacu n'Imana. Ni nabyo koko ibaruwa yandikiwe Abahebureyi igarukaho, k'abaherezabitambo bashyiriweho umubano w'abantu n'Imana. Twakire rero iby'ijambo ry'Imana ritubwira kandi twemere tuburirwe, ari abavandimwe tubana mu miryango remezo, tubana mu kazi. Niba ugize ikibazo abantu babiri bakakugira inama, jya wumva inama bakugiriye kandi wumve ko zizagufasha kugera mu bugingo bw'iteka. Nyagasani rero aduha umutima wo kudatinya, aduha ubutwari bwo kuburira abantu ibitagenda bikosorwe, kandi natwe tugire n'undi mwete wo kwakira umuhuro uturutse ku Mana no kuri bagenzi bacu. Nyagasani Yezu nabane namwe.